Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo bene data. Abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane y'isi ahatandukanye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, inshuti zanjye z'umwihariko, mwese ndabasuhuje muri iki gitondo cya nibature. Yesu Kristo ashimwe. Mfasha duhereze Imana icyubahiro, dutangire iki cyumweru twubaha Imana, dutangire iki cyumweru dushima Imana. Imana ishimwe. Hereza icyubahiro Imana mu mutima wawe, uzirikane iby'iminsi itambutse uko yabikunyujijemo, uzirikane imirimo itangaza Imana yakoze. Hereza Imana icyubahiro. Iri joro irabyongera bikoze, izinze ijoro izinguye amanywa. Imana nishimwe. Ragiza Imana ubuzima bwawe, ubugingo bwawe, gahunda zawe zose ufite muri iki cyumweru ziragiza Imana. Shinganishe mu izina rya Yesu Kristo, shinganisha abawe n'ibyawe. Mbwira Imana iki cyumweru izahabe ihakubere hose muri byose. Imana izabane nawe muri gahunda zawe zose. Mwuka wera azakuganze. Saba Mwuka wera mufasha, mujyanama muyobozi azakuganze. Ndakwinginze iki cyumweru ubanze Imana mu minsi yose ikigize. Imana nishimwe. Rero tubyutse dusenga dushima Imana, twereka Imana iby'iminsi iri imbere kuko ntitubizi. Imana izahabe nk'Imana izakubere ku rugamba, izakurwanirire kandi izakuneshereze ababisha. Imana izakuzamurira ibendera ry'ubutsinzi. Imana nishimwe. Nyemerera muri iki gitondo wongere utekereze ku kugira neza kw'Imana, noneho bigutere kuyishima. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Nejejwe n'Imana muri iki gitondo cya kare, kuba Imana ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwanjye n'ubuzima bwawe. Twese turi ibihamya by'imirimo y'Imana, turi ibihamya by'iby'Imana yakoze. Iyo umuntu akubonye akubona nk'umuntu udasanzwe, abona Imana ikora ibikomeye. Iyo ukennye umuntu yibaza ukuntu Imana igutunze kandi uri umukene ukaba udapfa. Noneho n'iyo wakize nabwo Imana ni igitangaza. Abantu baratangira bavuga ndetse bakanarondora n'amateka yawe n'aho uvuka. Ibyo byose ni ukuri igihamya. Ni uri igihamya cy'imirimo y'Imana itangaje. Imana ishimwe cyane rero. Imana ihabwa icyubahiro kubw'ibyo yakoze n'ibyo izakora. Nifuje ko tuganira kuri teme iki cyumweru ivuga ngo ese kuzinduka kare dusenga bigira umumaro? Kuzinduka kare tukaza muri nibature, tukazinduka kare, tukazinduka dusenga dukomanga ku rugi rw'Imana, ese bigira umumaro? Igisubizo ni yego. Gusenga tuzindutse bigira umumaro kuko umurimo ni uwa kare. Gusenga tuzindutse bigira umumaro kuko iyo wazindutse hari ibintu byinshi, hari amakuru menshi wakira, hari ibintu byinshi ubasha gukora. Niyo mpamvu rero iyo uzindutse usenga uba ushyizemo umubyizi wa mbere imbere y'Imana. Uravuga ngo ni wowe mbanje Mana, mbanje wowe. Iyo ubyutse kare usenga, ibyaraye bigukorerwaho, amatekinike baraye batekinika batongera bakurogesha, bavuga amagambo mabi bakuvuma imivumo, iyo ubyutse kare ugasenga, bya bintu byose baraye bakoze bihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Kuko nawe iyo uri gusenga uba uri kunetraliza, uba uri gukubita, uba uri gushwanyaguza, uba uri gusenyagura ibyo umubi ndetse n'abadayimoni baraye bubaka ku buzima bwawe. Nimba tuvuze ngo twishinganishije mu maraso ya Yesu Kristo, ukavuga mu gitondo ngo nishinganishije mu maraso ya Yesu Kristo, amaraso yawe ambere ubwihisho, ambere uburinzi, icyo gihe ibyo baraye bakoze byose biba bishwanyaguritse, biba bisenyaguritse mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera rero wumve ko kuzinduka kare usenga ni ukuri bifite umumaro. Bifite umumaro mu buryo bw'ibifatika, bifite umumaro no mu buryo bw'umwuka uraguka. Kandi ntiwabyuka usenga ngo ubure kugira umusaruro. Niyo mpamvu rero kubyuka usenga bifite umumaro
mu buryo bwo kukwagura mu bugingo no mu buryo bufatika bw'umubiri, biguha disipurine kuba uri bwirirwe uhura nabo, bikaguhindura undi wundi, bifite umumaro kuko biguha umurongo ngenderwaho w'umunsi. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana turi muri iyi teme. Tugiye gusoma igitabo cya Yosuwa, igitabo cya Yosuwa ibice 6, umurongo ni uwa 15. Imana ishimwe cyane. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo Imana ibwira Yosuwa uburyo bazazenguruka Yeriko. Uyu ni Yosuwa n'intambara zo yarwanaga, ariko nawe ufite intambara zawe urimo. Barimo kugenda berekeza mu gihugu Imana yabasezeranije. Bagiye bagera ahantu henshi bakarwana, ariko bageze Yeriko, kuri uwo mudugudu, kuri uwo murwa wa Yeriko, basanga abaturage baho barubatse, barubaka cyane, bakora korotire, bahakorotiriza amabuye ku buryo kwinjiramo bitashobokaga. Ngo bamaze kuhakorotira rero, Yosuwa n'ingabo ze ndetse n'abo bari kumwe babura ukuntu bahinjira. Noneho Uwiteka arareba asanga urwo rugamba ari bugombe kuyobora Yosuwa, uburyo rugomba kugira gute kurangira Yosuwa agafata Yeriko. Nibwo Uwiteka yamugiriye inama, aramubwira ati uzazenguruke Yeriko inshuro 7. Amuha rwose umurongo ngenderwaho, ati ujye uzenguruka umunsi wa mbere ubikore 7 uruhuke, kwa kabiri ukore 7 uruhuke, kwa gatatu 7 uruhuke, bityo. Arababwira ati muzabikore iminsi 7. Nawe rero ikibazo cyawe kimeze nka Yeriko, urareba ukabona ntaho kumenera hahari ngo utabarwe. Ukareba ikibazo cyawe ukabona kera gushoboyeye Satani n'abadayimoni n'amaboko y'abantu baraziritse, ukavuga uti iki kibazo nzagisohokamo gute? Rero kuzinduka usenga Imana ni kwa kundi kuzenguruka 7 kwawe. Imana ishimwe cyane. Nuko dusome 15. Handitse ngo iki? Ku munsi wa 7 bazinduka kare mu museke. Turacyari kuri teme yacu ivuga ngo ese kuzinduka kare dusenga bigira umumaro? Ahangaha murumva ko ku munsi wa 7, ku munsi wa 7 ngo bazindutse kare mu museke. Ese mu museke ni mu masangahe? Mu museke buriya kuva mu masaa 10 biba byegereje mu museke, saa 10 za mu gitondo gutyo. Saa 10 burya ni mu museke. Ngo bazinduka kare mu museke. Biragukwiye ko ujya ugira imbaduko, ukabaduka ukava muri ayo mashuka, ukabaduka ukava muri ubwo bunebwe, ukabonera Imana umwanya uzindutse kare, ukaganira n'Imana, ukayibwira ibyawe bikugoye n'ibikuruhije, ukayishimira n'ibyo yakoze. Imana ishimwe. Ngo bo bazindutse kare rero mu museke, barangije ngo bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga bagenza muri iyo minsi 6. Ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje ku nshuro ya 7, abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu. Imana ishimwe cyane. Ngo bakizenguruka 7, ngo batera amajwi yabo hejuru, ngo bashime Uwiteka kuko Imana igize gute, ibahaye umudugudu. Imana nishimwe. Nawe rero mu gusenga kare uzindutse, hari icyo Imana ibasha gukora. Ibasha kuritura ibyakuremereye, ibasha kuritura ibyo ubona bikuriza muri uko kuzinduka kwa kare, ibasha kuritura izo ntimba, ibasha kuritura ko gahinda. Uwiteka akakugabiza umugisha wawe, akawuguha, kuko ijambo riratubwiye ngo Yosuwa arababwira ati nimutere amajwi yanyu hejuru. Imana ishimwe. Niko yabwiye Abisiraheli ati mutere amajwi yanyu hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu.
nawe ugomba kurangiza gusenga muri iki gitondo ushima Imana uyibwira ngo ndagushimiye ko wumvise gusenga kwanjye, ndagushimiye ko ikibazo cyanjye ugikozeho, ndagushimiye ko Uwiteka umpaye gutsinda ungize umuneshi muri uyu munsi. Ugashima Uwiteka nubwo uzengurutse muri iki gitondo, uvuze ku kibazo cyawe, uvuze ku cyifuzo ufite, urasenze ubanje Imana muri iki cyumweru, ariko shyiraho no gushima kuko Uwiteka aguhaye ibyo wamusabye. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha kandi muhahe muronke iki cyumweru, Uwiteka abahe ibyo muri gusaba mu izina rya Yesu Kristo. Amen.